mbona no kubwira umuntu wagikurikiranye yego naragikurikiranye nyine arambaza ise Aline warabyaye ufite umwana ibikiri yego oya arabavuze ngo ufite umwana se ego ariko uriya mwana ntago ari uwanjye ni Imana nyine yari integetse guhanura ubuhanuzi bisaba ko mpeka umwana ariko nkoresheje iki umwana ego Imana yankoresheje guhanura ubuhanuzi nkuko Imana ishobora kugutegeka guhanura ufashe Bibiliya. Nabonye mwaragiye ibihe byiza. Yego nukuri. Abantu bari bafashijwe cyane. Ese n'Imana bagira Imana ko yabanye natwe mu gihugu cya Uganda. Kandi abantu bari Uganda ndabararitse kugira ngo iriya groupe tuzajye kuyisengeramo umuntu mizeho nanjye tujyane ntacyo bitwaye. Abantu bari Uganda hano Gisoro hafi hano nyine. Ni hano Gisoro hano. Ndagira ngo nkubwire ngo wowe umaze igihe kirekire warasubiye inyuma, waragiye mu businzi, waragiye mu busambanyi, waragiye mu bwibone, waragiye mu bwigunge, waragiye mu bapfumu, warasubiye inyuma. Oya ndagira ngo nkubwire ngo ngera ugaruke ku rufatiro rw'Imana. Amina. Yes. Twongeye kubaha ikaze bantu mudama kudukurikira kuri channel cya Aline Official TV. Turakunda cyane mari komeza umugisha mwinshi. So ko mumubona ni Aline Official TV. Aline umeze ute? Ameze neza ndashima Imana. Urashima Imana? Yego. Nubwo izuba ari ryinshi, nubwo twagize ikibazo ikirunga kikaba cyahiye. Nubwo intambara ari nyinshi ariko ndamahoro ndashima Imana. Imana ishimwe cyane. Aha, so waruvuze ngo turi mu bihe by'izuba, izuba ryabaye ryinshi. Yego. Umucucu wabayeho rwose. Izuba ryabaye ryinshi rero nabonye umuntu yapostinze akantu ngo ariko ngo muri kubona ngo izuba ngo ubushuti ngo rufitanye n'ivumbi. Ngo muri kubona ngo bifitanye bizacika ariko kubera Imana nta joro ridaca kandi nta imvura idahita byose bizashira. Imana ishimwe cyane. Amen. So waruvuze rero kujyanye n'umucucu. So buri abantu bose niko baza umucucu icyari cyo. Umucucu ni ivumbi. Ni ivumbi. Ivumbi nyine ivumbi riri kuguruka. Babyita izuba ryavaga. Noneho ivumbi rikazamuka hejuru bavuga hariya mu. Nibyo bita agashuruzo. Agashuruzo cyangwa umuyaga wa serwakira. Ubu turi mu muyaga wa serwakira. So urakoze cyane rero uko bivuze. Ndabona muhabura iwacu nayo hari kuzamo umuriro, ubwo nabyo nayo biri guterwa n'izuba, ntabwo tuzi ngo biri guterwa n'iki. Ariko turashima Imana ko hazimye, nta gikuba gicitse, abantu bapfuye. Imana rihabwa itubahiro. Mbere na mbere n'ubuzima ibindi birashakishwa. Yego. Amen. So Aline rero amaze iminsi hari ikiganiro twashizeho kigaragaza nyine bajya ahantu bagiye gusenga. Yego. Hari ahantu nabonye warahagiriye ibihe byiza. Imana ishimwe. Mbona no kubwira umuntu wagikurikiranye. Yego. Naragikurikiranye nyine arambaza ise Aline warabyaye ufite umwana ibikiri. Yego. Oya. Arabavuze ngo ufite umwana se. Ego. Ariko uriya mwana ntago ari uwanjye ni Imana nyine yari integetse guhanura ubuhanuzi bisaba ko mpeka umwana. Yego. Yego uriya mwana ntago ari uwanjye. Usibye ko mfite ndi mama w'abana benshi, mama w'amahanga. Yego. Mama nyine w'abana benshi pe. Ariko mu buzima busanzwe ndacyari umukobwa. Yego. Uwo muntu yakomeje iki kibazo muri comment? Yanyandikiye bisanzwe inbox. Arangije ndamuhamagara nyine gusa ntiyacamo ariko ndaza ubwo musubijeho n'abandi bari kubyibazaho basubirijeho. Imana ibamera umugisha cyane. Amen. Aha, so uriya mwana ni Imana yantegeka ariko nkoresheje iki umwana. Ego Imana yankoresheje guhanura ubuhanuzi nkuko Imana ishobora kugutegeka guhanura ufashe Bibiliya. Yego. Ego rero uriya mwana ni Imana yari iri kuvugana natwe kiduhetse mu mugongo. Amina. Ni Imana yari iri kuvugana natwe nubwo izuba turi kubona izuba riri kuva ari ryinshi. Ariko ni Imana iduhetse kandi ikadutwikira.
amina. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe cyane. Nabonye mwaragiye ibihe byiza, Yego ni ukuri abantu bari bafashijwe cyane. ndetse n'Imana Ndashima Imana ko ibagira yabanye natwe mu gihugu cya Uganda. neza. Kandi abantu bari Uganda ndabararitse kugira ngo iriya gurupe tuzajye kuyisengeramo umuntu umizeho nanjye tujyane ntacyo bitwaye. Abantu bari Uganda hano Gisoro hafi hano nyine urumva ni hano Gisoro hano Yego. urumva nyine bahageze ukamama tukagirana ibihe Imana ikavugana nawe, Imana ikagira ibintu bibohora ku buzima bwawe. Imana ishimwe cyane. Amen. Amina. Amen. Amina. Imana ishimwe cyane. Imana ihimbaze. Soko mwabyumvise rero, ari narabararitse Yego. ari amwakira cyumba cy'amasengesho mwabonye ni mu gihugu cya Uganda, Yego. bagira ibihe byiza. Amina. Nyeza nkurubura, nyeza nkurubura, nyezesha amaraso wavuye kugira ngo ntunganire Imana. Amina. Amen. Imana ishimwe cyane. Amen. So Aline rero ni karibu no mu ijambo ry'Imana. Amen. Urabanza dusengere kugira ngo Imana ibane natwe mu ijambo ry'Imana. Kandi ijambo ry'Imana rigira abantu rihindura benshi. Amen. Atuye muri isi. Amen. You are welcome. Mbere ndabanje kugusuza kandi ngwereza n'ikaze kuri Aline Official TV. Imana ikumera umugisha wowe unkurikiranye bwa mbere cyangwa umaze igihe kirekire unkurikirana. Ndakwifurije kugira ngo amahoro y'Imana bane nawe cyane muri iyi minsi. Imana iguhe guhura n'umusamariya mwiza. Amina. Imana ishimwe cyane kandi Imana ihabwe icubahiro. Yego. Muri iyi niko yavuze, yaravuze ngo nimundeke ndirimbe nahuye. Aleluya. Imana ishimwe. Nahuye na Mesiya. Rero mu gihe utarahura na Mesiya ntushobora kuririmba indirimbo z'amashimwe, ariko mu gihe wahuye nawe. Aleluya. Amen. Tukimara kureba iki kiganiro, tukimara kuvugana ijambo ry'Imana, ndagira ngo nkubwire ngo Uwiteka guhuze n'umusamariya mwiza. Amen. Imana ishimwe cyane. Yego. Mana mu izina rya Yesu Kristo turagushimiye kubera ko waturinze. Turagushimiye kubera ko uri sambi itarumba, uri intsinzi yacu. Turagushimiye kubera ko ushoboye byose, uravuga bikaba, ategeka bigakomera. Muri aka kanya no muri aya masaha no muri aya mezi tugushimiye kubera ko uri intwari mu magambo. Dusengera abari mu Bufaransa n'abari mu Bubiligi, dusengera abahagaze mu gihugu cya Amerika. Uwiteka Nyiringabo Imana n'abari mu Rwanda, reka ugere ku bitaro, ugere ku magereza, reka abari kurengera, abari kurenganwa wongere ubarengere mu izina rya Yesu Kristo. Uri Imana ishoboye byose, uri Imana ivuga bikaba, yategeka bigakomera. Ndakwinginze kugira ngo uturengere cyane kandi udushigikire. Nyemerero utwiteho nk'Imana Data wa twese. Iki kiganiro tugiye kuganira, nunyemerere gihuza abari ibyari byaranze guhura bihure. Nunyemerere ibyari byaranze kwemera byemere. Nunyemerere mu izina rya Yesu Kristo ibyo twabonaga nk'ibidashoboka bishoboka mu izina rya Yesu. Urakoze kubera ko uri Imana Data wa twese. Icyubahiro nikibite mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Imana ishimwe cyane kandi Imana yabwiye icyubahiro. Ndagusuhuje wowe unkurikiranye amasaha, ukaba uri mu Rwanda, ukaba uri mu Bubiligi, ukaba uri mu Faransa, ukaba uri muri Kenya, Kongo, Tanzania, muri igihugu cyose waba uherereyemo. N'abari i Burundi ndabasuye cyane. Imana ibamere umugisha mwinshi cyane. Umuririmbyi yuzuye umwuka aravuga ngo muze turebe imbere dutegereze igitondo. Aravuga ngo twiringire Imana yacu niyo izakora imirimo. Mwizirukana Satani. Imana ikwirukanire Satani ku buzima bwawe. Mwizirukana Satani izategeka ibyawe. Imana itegeka urugo rwawe, Imana itegeka ibyawe, Imana itegeka umugabo wawe, Imana itegeke ku buzima bwawe. Imana ishimwe cyane. Ngo muze turebe imbere. Muri iyi minsi ikintu kibabaje cyangwa se ikintu kiri kumbabaza muri iyi minsi ni uko abantu aho kugira ngo turebe imbere turi kureba inyuma. Ariko ntabwo bikwiye rwose. Mureke turebe imbere dutegereze igitondo. Nitumara gutegereza igitondo twiringire Imana yacu izakora imirimo. Amen. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana riri muri Matayo ibice 5 umurongo wa 13. Katwumva ukuntu hatubwiye. Matayo ibice 5 umurongo wa 13 aravuze ngo muri umunyu w'isi, mbese umunyu nukayuka uzaryoshwa n'iki? Ntakandagira
muri umucyo w'isi umudugudu wubatswe ku mpinga n'umusozi ntubasha kwihisha amen ishimwe cyane ndavuga ngo mbese umunyu nukayuka uzaryoshwa n'iki Imana ishimwe cyane umunyu iyo ushize mu biryo bitaryoshye biraryoha iyo utetse ibiryo bitagira umunyu ntabwo biryoha uba wumva hari ikiburamo niyo mpamvu ijambo ritubwiye ngo uri umunyu w'isi umuhanuzi umupasiteri umuririmbyi muri umunyu w'isi ijambo niko rivuze ngo ese umunyu nukayuka uzaryoshwa n'iki nshuti yanjye iyo umunyu umaze kumva ko nta kintu utaryoshya ibiryo umunyu umaze kubona ko warangije garanti uba wararangije gukayuka uwo munyu niyo wawushyira mu biryo ntabwo byaryoha abantu byaba bihira ntabwo babikunda ariko turashimira Imana ko nubwo umunyu wakayutse ariko haracyari umunyu amen Imana ishimwe cyane abahanuzi barakayutse batubwirizaga tugafashwa kubera bakiri umunyu mu nzira tugenda ahantu hose tujya muri karitsiye dutuye tuza abantu bari umunyu baryohera mu matwi y'abantu umuntu yumva ko Aline agiye kujya i Kigali agaharanira kujyayo kugira ngo amurebe kubera iki n'umunyu uryohera abantu bose biravuze ngo mbese umunyu nukayuka uzaryoshwa n'iki Jésus dosanse dotaye iri jambo risa nkaho rikomeye ariko ku bantu b'abanyamwuka bari bubashe kuryumva yego hari igihe usengana n'umuntu akagukayukira yaraguhanuriye ibintu byinshi ariko bitewe n'uko agukayukiye bitewe n'imyitwarire asigaye afite ugasanga bwa buhanuzi burapfapfanye yishitsi yishe ubuhamya hari abantu bakayutse bica ubuhamya ariko turashimira Imana nubwo benshi bakayutse ariko haracyari umunyu amen haracyari umunyu nubwo bimeze bityo ariko haracyari umunyu ngo mbese umunyu nukayuka uzaryoshwa n'iki biravuga ngo ntacyo uba ukimaze uretse kujugunywa hanze abantu bakawukandagira yego hahandi uzasanga wakayutse ugakayukira bagenzi bawe ugasanga utangiwe gusuzugurwa mu gihe waruki bari bakikubaha kubera ko uri umunyu kubera iki ufite ibituma baryoha uracyari mu mavuta amen Jésus dosanse dotaye uracyari umunyu nasomye ijambo rirambwira ngo icyakora urufatiro rw'Imana ruracyariho bivuga ngo kandi handitsweho ijambo ngo Uwiteka azabe ngo abamwiringiye bose barakomera ntibanyeganyezwa hari igihe umunyu hari abantu baba ari umunyu uryohera abantu ariko bagera mu kigeragezo bagahita bakayuka kandi bafite isezerano yego byagera mu nzara agatangira agateka imitwe ubwo yarangije gukayuka yego muri umunyu w'isi ese umunyu nukayuka uzaryoshwa n'iki ntacyo uba ukimaze uretse kujugunywa hanze abantu bakagira gute bakawukandagira yego rero ndagira ngo mbwire aba bantu wari umunyu w'isi ariko bitewe no gukayuka buri wese agufasheho ijambo bitewe no gukayuka wagendeye mu nzira zitari nziza ariko ndagira ngo nkubwire ngo urufatiro rw'Imana ruracyariho kandi rwanditseho ijambo ngo Uwiteka azabe wakongera ugasubira kuryohera abantu wakongera ugasubira kuryohera wakongera ugasubira kuryohera amatwi y'abantu abantu bose bakongera bakagukunda nk'uko byahoze ukongera ukaryohera abantu kubera urufatiro rw'Imana ruracyakuriho nubwo wakayutse bimeze gutyo nubwo wagendeye mu nzira zidatunganye ariko ndagira ngo nkubwire iri jambo ngo urufatiro rw'Imana ruracyariho kandi rwanditseho ngo Uwiteka azabe Imana ishimwe cyane amen ntabwo nzi impamvu Imana izanye iri jambo hari abantu bakayutse
yego barakayuka muri uru rugendo. barahari, Bari abahanuzi bajya mu busambanyi, barimo, bari abaririmbyi bisora mu busambanyi, mu businzi. yego Uyu mwaka abantu bose bakayutse, ariko bongere batumbire Yesu bagirire wenyine. neza, Niwe bagirire neza. gisubizo. Amen. Bahanuzi barakayutse, baririmbyi barakayuka, jesido sasedote, abashumba barakayuka. Ariko ndagira ngo nkubwirire ijambo ngo ongera usubire ku rufatiro. Mana ishimwe cyane. Ndagira ngo nkubwire ngo rufatiro rw'Imana ruracyakuriho, urufatiro rw'Imana ruracyakuriho. Wowe wumvishije iri jambo nukabuzi neza ukiyigenzura ugasanga hari aho wakayutse, ndagira ngo nkubwire ngo uhite upfuka mubwire Imana uti mbabarira, nurangize gusubize ku rufatiro. Abapasiteri barakayutse, Mana ishimwe cyane, barakayutse. Ariko ndashimira Imana nubwo bakayutse haracyari ibyiringiro ko igiti cyatemwe cyakongera kikagira kigashibuka. Imana iracyaba afite mu bayo. Mana ishimwe cyane. Amen. Waba wararuhiye iki urya munsi utabonye Yesu? Ndagira ngo nkubwire ngo wowe umaze igihe kirekire warasubiye inyuma, waragiye mu businzi, waragiye mu busambanyi, waragiye mu bwibone, waragiye mu bwigunge, waragiye mu bapfumu, warasubiye inyuma. Oya, ndagira ngo nkubwire ngo ongera ugaruke ku rufatiro rw'Imana. Amen. Jesido sasedotayini, Uwiteka aracyaguhamagara, Uwiteka aracyagutegereje ngo Uwiteka. Haleluya, jesido sasedotayini, Uwiteka aracyagutegereje, urufatiro rwe ruracyariho. Wa mukobwa w'urufatiro rw'Imana ruracyakuriho, wa musore w'urufatiro rw'Imana ruracyakuriho. Birababaje kuba wari umukozi w'Imana ukishora mu butinganyi, birababaje cyane. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo ngera ugaruke, urufatiro rw'Imana urufatiro rw'Imana ruracyariho. Birababaje kuba wari umupasiteri ejo bakakubona uri umusinzi. Birababaje. Urufatiro rw'Imana nshuti, wikayuka, urufatiro rw'Imana ruracyariho. Amen. Bakikubona uri mu kabare barangije kukubona ko wakayutse, batangira kugusuzugura. Hari igisuzuguriro cyakujya kubera ko wakayutse. Ndagira ngo nkubwire ngo kuba abantu bakikubaha nuko utarakayuka, ariko iyo umaze gukayuka bose baragusuzugura. Ndagira ngo nkubwire muvandimwe, ongera usubire ku rufatiro, kuko urufatiro rw'Imana ruracyariho. Uyu munsi nyemerera ufate umwanzuro, wongera usubire kuryohera abantu, ureke kuba umunyu wakayutse, ahubwo uba umunyu uryoheye abantu. Mana ishimwe cyane. Uzi impamvu uyu munyu? Iyo umubyeyi yabuze umunyu mu rugo rwe aba yumva guteka bitamuriho. Niyo agiye kugurira umunyu muri karitsiye agasanga ntawe uriyo, arahindukirira agahindura indi karitsiye, bikamutwara urugendo, ariko akagenda akazana uwo munyu utarakayuka. Amen. Bivuze ngo umunyu utarakayuka ufite agaciro. Amen. Bivuze ngo uyu munyu utarakayuka ufite agaciro. Abantu barawukunda, abantu barawukuyakuya, bakawurinda gukayuka. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo ongera usubire ku rufatiro rw'Imana. Urufatiro rw'Imana ruracyariho. Kandi Bibiliya iravuze ngo handitsweho ijambo ngo jesido sasedo. Amen. Biravuze ngo handitsweho ijambo ngo Uwiteka azabe. Imana ishimwe cyane. Rero abantu ngiye gusenga Imana, ariko ndasengana n'abantu bafashe umwanzuro, bari kubwira Uwiteka ngo ongera udusubize, ongera udusubize. Twari twarakayutse, ariko noneho turashaka gusubira ku munyu, turashaka kuba umunyu. Buriya nta muntu n'umwe udakunda umunyu. Nawe munashobora kunywa igikoma kitagira isukari, ariko ntashobora kurya ibiryo bitagira umunyu. Yego. Bivuze ngo umunyu ufite agaciro kurusha isukari. Kandi ishimwe cyane. Amen. Bivuze ngo iyo wabuze umunyu urahangayika ukajya kuwushakisha. Yego. Bivuze ngo nawe niwongera ukaba umunyu,
ukaryohera abantu, Imana izatuma ugira agaciro. Bivuze ngo niwongera ukaba umunyu ukaryohera abantu, uzagira ijambo ho wari buriye. Bivuze ngo niwongera kuba umunyu ukirinda gukayuka, bivuze ngo Imana izakubahisha. Biravuga ngo mu mahanga yose ubaha Imana agakora ibyo gukiranuka, biravuga ngo uwo nguwo Imana iramwemera. Rero nagiraga nkubwire ngo Imana igusubize ku rufatiro mu izina rya Yesu. Mana turagushimye, uri Uwiteka Imana yacu, uravuga bikaba, wategeka bigakomera. Urinde aravuga ngo ni data wa twese mwiza, aravuga ngo asintege nkeya zacu, biravuga ngo aradukuyakuya akaturinda Satani. Nanjye ndakwinginze kugira ngo Uwiteka, aho twari twarabaye umunyu wakayutse, ongera udusubize tuba umunyu muzima. Amen. Aho nagaciro twagiraga kubera ko twakayukiye abantu, nyemerera wongere udusubize ku rufatiro, twongere twishime, twongere tugubwe neza, twongere tuba abantu basima. Biravuga ngo nacu umunyu bukimazi yawe amaze gukayuka, usibye kuwujugunya Yesu dusase dutayini, usibye kuwujugunya ahanze abantu bakawukandagira. Bivuze ngo twarakayutse, none abantu baradukandagira, barozi basigaye baturoga bikatugeraho, tukarwara indwara zidafututse kubera ko twamaze gukayuka, turangije tujugunywa hanze. Duha imbaraga Mana. Amen. Twamaze gukayukira abantu bumvaga ibyacu biryohereye, ariko bumva ibyacu birabashaririye. Twamaze gukayuka. Yego. Twamaze gukayuka Uwite, twarakayutse. Mama pasiteri basengeraga indwara zikagenda, ariko bitewe nuko bamaze gukayuka, indwara z'amayoberane zateye igihugu cyacu, indwara z'amayoberane zateye isi yacu, kandi nayo isaha bikikomeza gutera. Ariko turakwinginze kugira ngo emerera Uwiteka, wongere utange ububyutse mu bantu bawe, wongere utange igicaniro, wongere ucane igicaniro mu bawe, kugira ngo twirinde gukayukira abantu. Izina ryawe rihabwa icyubahiro. Urakoze kongeye kugaruka muri twebwe, urakoze kongeye gucana igicaniro, urakoze kutubera Imana mu izina rya Yesu Kristo, urakoze kuri Imana yumva gusenga mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Urakoze cyane Aline, iri jambo ry'Imana ryamfashije cyane. Amen. Imana twongera imbaraga. Nukuri abo bantu badukandagiraga cyangwa se mumva ko ntacyo tukimaze. Yego. Imana dusuzemo imbaraga twongere. Amen. Duhinduke uwo munyu. Duhinduke umunyu uryohera abantu. Yego. Uziko ushobora kunyura mu bantu ukibaryoheye, ukanyura ku bantu bakifuza no gukora ku biganza byawe, ariko iyo umaze gukandagirwa, iyo umaze gukayuka, abantu barakumenyera, bakagutukira ubusa, bakaguharabika, bakakuroga bikakugeraho. Imana iduhindure, yongere duhe imbaraga. Amen. Kubera turi umunyu w'isi. Urakoze cyane. Amen. Imana igomba mwinshi nk'uko bisanzwe. Amen. Amen. Amen.